Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa ba Yohani basanga Yezu, niko kumubaza bati, niki gituma twebwe n'abafarisayo dusiba kurya naho abigishwa bawe ntibasibe? Yezu arabasubiza ati, birakwiye se ko abakwe bagira ishavu bakiri kumwe n'umukwe? Ariko hazaza igihe umukwe azabavanwamo, nibwo bazasiba. Nta gutera igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko icyo kiremo cyakurura uwo mwenda ukarushaho gucika. Ntarushira divayi nshya mu masaho ashaje, naho ubundi amasaho ya divayi ikameneka, kandi ya masaho akaba apfuye ubusa. Ubusanzwe bashyira divayi nshya mu masaho mashya, byombi karama. Iyi ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, tumaze iminsi tuzirikana ku kiganiro cy'Imana na Aburahamu, kandi iby'Imana yemereye Aburahamu yarabikoze n'ubu iracyabikora. Isomo rya mbere dusanga mu gitabo cy'Intangiriro ni isomo ryanyibukije indirimbo y'umuhanzi. Umuhanzi wavuze ati, umugisha burya uravukana, umugisha nk'ingabire w'Imana yahaye arawuvukana, kandi ndasaza awusazanye. Bivuze kubera iki? Kubera umugisha Imana yahaye Aburahamu n'urubyaro rwe. Aburahamu yakomeje kuwutanga. Izayi nawe twabyumvise. Uyu munsi hari ikintu batwigisha, bigisha ababyeyi tugaruke ku muco wo gutanga umugisha, dutoza abana kwakira umugisha no gutanga umugisha. Ngo kera, ariko hari n'ababyeyi babikora no muri iyi minsi, kera umwana mbere yo kuryama yapfukama imbere ya se na nyina, bakamuha umugisha, akajya kuryama atuje, ajyanye umugisha w'Imana. Kera umwana yafataga urugendo, mbere yo gusohoka ava mu nzu, ababyeyi bakamuha umugisha azagira urugendo rwiza. Ariko simbizi, ese uwo muco uracyahari? Hari igihe ababyeyi bohereza abana, ngaho genda nzaba ndeba, cyangwa se umwana akajya kuryama nta mugisha ahawe n'umubyeyi. Ni ngombwa, ni byiza ko ababyeyi tugaruka kuri uwo muco mwiza wo gutanga umugisha. Ngo Izaka ageze mu zabukuru yahamagaye abana, ahamagara Esawu aramutuma. Icyo yamutumye yagiye kugishaka. Bisobanura ko abana bagomba kumvira ababyeyi, bagomba gukora ibishimisha ababyeyi. Ntabwo umwana akora ibyo ashaka, agomba gukora icyo ababyeyi bashaka. Itegeko rya 4 mu mategeko y'Imana ridusaba kubaha ababyeyi. Kubaha ababyeyi bijyanye no gukunda ababyeyi, kumvira ababyeyi, gufasha ababyeyi. Ikindi batwigisha muri iri somo ni ukuba umunyakuri, kuba inyangamugayo. Buriya Yakobo naho yabonye uriya mugisha yawibye Esawu, ariko yarawubonye. Twebwe abantu b'iki gihe, icyo Kiliziya dusaba, icyo Yezu adusaba, kuvuga ukuri, gukunda ukuri, guharanira ukuri, kutarenganya abantu. Noneho mu isomo rya kabiri Yezu akadusaba ikintu gikomeye, kumenya guhitamo. Ibya kera ari ibya kera. Hari igihe tuvanga ibishya ari ibya kera, tukavuga turi kuvomera zose, ariko ugomba kumenya ko batisimu wahawe yaguhinduye mushya. Ugomba kuba umuntu mushya, ukabona ibikorwa byiza. Kuri uyu munsi wa gatandatu dusabe umubyeyi wacu Bikira Mariya adufashe natwe kuba abanyakuri, kuba inyangamugayo, na cyane cyane kurangwa n'imico myiza
idufasha kwitagatifuza no kuba intungane imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Nyagasani Yezu nabane namwe.